aravuga ngo ariko bamwe bazabaza bati abapfuye bazazurwa bati kandi bazaba bafite mubiri ki? 36 bakavuga ngo wamukura icyo biba ndikiba kizima kitabanje gupfa. Tuje ku murongo wa 40 bavuga ngo kandi hari imibiri yo mu ijuru kwabo. Umurongo wa 42 akavuga ngo no kuzuka kw'abapfuye niko kuri kazuka umubiri umwuka. Tugeze mu mwanya wa nyuma wo gusezera no gutandukana n'uyu muzeyi wacu. Tugeze iminsi nkingahe mu birori byiwe, ariko aha tugeze ku musozo wabo. Aha ni Pahoro wavuze kuzo kuzuka nkuko twabivuze kare. Aravuga ngo hari ibibazo abantu bazabibaza bakavuga ngo abafu tuzi umuntu yopfa bakamushira mu butaka nkuko akabora gahinduka itaka akongera akazuka, ariko aragaruka asubira mu bibazo by'abagronome by'abahinzi tazayera itabanje kongera kubanza kubora. Wishira mu butaka cyumweru kimwe bibiri wasoye ugasanga yaraboze yarashize neza ugasanga itaka ryabaye rindi, ariko ikongera ikagira umugondori kamera igakura yaza kwereka abana kugaragaza bwa bwiza bwayo. Umubiri ubora ni wo uyu nguyu. N'umuririmbyi niko yavuze ngo uyu mubiri uhanya niwo dushize mu butaka wambaye kutabora, ni wo mubiri wa mbere. Umubiri wa kabiri aravuga ngo ni umubiri ugiye igisuzuguriro. Aravuga ngo mwizuka ryaho nta gisuzuguro uzagira, uzaba ari umubiri ufite ubwiza. Umubiri w'intege nkeya, urarwara, urataka no kuboroga muri wo. Ariko aravuga ngo mwizuka ryaho uzaba ufite imbaraga ntakizongera kuwunaniza. Umubiri wa kane aravuga ngo ni umubiri w'akavukire tuvuye yazukanye. Igihe azutse muravyibuka muri ya minsi 40 yabaye kwiza, yazaga yinjira mu nzikinzi ubundi agasohokera mu adaciye mu kanya gatangwa amaze kumanyagura umutsima ngo aburira mu maso yabo. Kandi umubiri w'umwuka uyu nguyu itorero utegereje. Uyu mwene data turambitse ahangaha rero tumurambitseho afite umubiri w'igisuzuguriro, umubiri wakavukire, ariko mwizuka hazazuka umubiri hazazuka umubiri tuzambara mu munsi Yesu azaga. Imana iduheze umugisha, Imana itugirire neza kubwa Yesu. Amen. Reka rero sisi wacu naho igihe gito turimo gutaha, twatangije urugendo rujya mu ijuru rurimo intambara. Uhura n'ibikurushya bikakunaniza, ariko humura igihe gito turimo gutaha, twatangiye urugendo rujya mu ijuru rurimo intambara. Uhura n'ibikurushya bikakunaniza, ariko humura dore hari ageza amaboko wicika intege. Misisi wacu naho igihe gito turimo gutaha, twatangiye umunsi uzozaho Yesu, umunsi uzozaho ugahunga umwijima ugahunga, abapfuye bakahabwa icyubahiro. Turagushima rero kuko uzoza, Imana ikuzananye n'abashingiye muri wewe. Dusabiye umuryango, dusabiye inshuti, dusabiye turizeye twumvise kwacu mu izina rya Yesu. Amen.
ujya mw'ijuru urimo intambara uhura n'ibikurusha uhura n'ibikurusha bikakunaniza bikakunaniza ariko humura